Uwitwa Karimba Blaise niwe yazamuye iki kibazo cyane ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter biza gusamirwa hejuru n'abandi bantu batandukanye. Uwitwa Karimba Blaise rero mu by'ukuri akaba yanditse agira ati aba banyamakuru ati bagomba kwitonderwa. Ati Uwitwa Cyuma Hassan arimo kujya mu baturage akabaha amafaranga akababwira ibyo bavuga, nyuma inkuru yasohoka uwitwa Eric Bagirubusa ukorera Ijwi ry'Amerika ndetse na William Ntwari bakazisamira hejuru ati nyamara zuzuyemo ibinyoma. Ni Karimba Blaise wakomeje kugenda bitangaza nyuma yuko rero uyu Cyuma Hassan agiye gukora inkuru bivuga ko ari inkuru y'ubuvugizi kugira ngo uwitwa Twiringiyimana waruhetse kuraswa n'inzego zishinzwe umutekano ubwo yarafatiwe mu bikorwa by'ubujura. Bikavuga ko rero uyu Cyuma Hassan yari yagiye gukorayo inkuru kugira ngo umurambo ubashe gushyikirizwa umuryango we. Hanyuma rero aza kugirana ibibazo bikomeye cyane inzego zishinzwe umutekano nk'uko n'ubundi byatangajwe na Eric Bagirubusa ukorera Ijwi ry'Amerika biciye ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Hanyuma rero mu by'ukuri agarukaho cyane muri minsi mu bijyanye n'itangazamakuru na nyir'ubwite bwana Cyuma Hassan nawe yaje kubigarukaho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ndetse by'umwihariko anza no kubinyuza ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Uyu witwa rero Karimba Blaise yagize ati abanyamakuru rero mu by'ukuri bagomba kwitonderwa. Ati witwa Cyuma Hassan arakomeza kujya mu baturage akabaha amafaranga akababwira ibyo bagomba kuvuga, ati nyuma inkuru yasohoka na William Ntwari bakazisamira hejuru ati nyamara zuzuyemo ibinyoma. Abaturage rero mu by'ukuri nabo nkuko bakomeje kugenda bigarukaho bati bigaragara ko iyo ari kukubwira ngo ugire ikintu uvuga bigaragara ko hari ikindi kintu abagamije mu nyungu ze bwite. Hari uwitwa rero mu by'ukuri Karimba Blaise yakomeje agira ati umunyamakuru Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné atagenda aha amafaranga abantu kugira ngo bavuge ibyo bashaka, ndetse amafaranga ngo arimo kugenda aha abaturage ngayahabwa n'abadiaspora ngo bari hanze y'u Rwanda ngo bahora bashaka guharabika igihugu cy'u Rwanda. Akomeje agira ati mu minsi ishize Niyonsenga Dieudonné aherutse gukoresha interview cyangwa se ikiganiro abantu bashinjaga polisi ko yashimuse umuntu wabo. Nyuma y'iminsi mike uwo bavugaga ko yashimuswe yagaragaye mu bantu RIB yafunze bakurikiranyweho icyaha cy'ubujura bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Byasamiwe hejuru rero n'abantu batandukanye. Hari uwagize ati mu by'ukuri ati mukwiye kwinjira muri iki kibazo hakiri kare kuko ibyo aba banyamakuru bakora ntabwo ari itangazamakuru, ataba abantu ibyo bakora bishobora guteza imidugaro muri rubanda. Ati urgent action needs to be take. Undi ati ni ukuri pe ibaze kujya guha amafaranga abaturage ngo bakunde bavuge wowe ibyo ushaka, iri nta tangazamakuru irimo rwose. Undi ati brother Blaise yasubizaga Blaise thanks for the great work here. Ati ni kenshi aba bahungu twagiye tugaragaza ko bakwiye rero kwitonderwa rwose. Ati yaba ari uyu mu by'ukuri, ati yaba ari Cyuma Hassan, ati yaba ari Eric Bagirubusa, ati ndetse yaba na Ntwari John Williams nkuko yakomeje kugenda abivuga. Undi nawe ati ngo barimo guterekera ati role model wabo kugira ngo bongere babone uko bogeza ibivume ati byene wabo uko bakomeje kugenda bivuga. Ati ndabona basa. Undi ati mu by'ukuri ati hari uwakubwiye ngo usubize se, ati kuki mwiterera mu mata nk'isazi ataho ngaho. Undi ati ibyo byo gutanga amafaranga bakavugisha abaturage ibyo babwiye imbere bitazwi na Theoneste w'umubavu TV ati nibyo rero yatangiye akora ati kugeza igihe yariye ruswa y'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Undi ati Bagirubusa ubwira ni umufatanyabikorwa winegurira abazimu ati mu ndaro. Undi ati izo bots ati ngewe byarananiye kuzisubiza rwose. Ngibyo bigakomeza rero kugenda bivugwa ko rero mu by'ukuri ngo yaba aha amafaranga abaturage kugira ngo batangaze ibyo mu by'ukuri yifuza cyangwa se ibyo ashaka gukora ngo agamije ngo guharabika leta y'u Rwanda. Nibivugwa ariko nta gihamya nimwe ihari bigaragaza, ndetse n'ikimenyimenyi n'aya magambo atangazwa n'abaturage ntabwo bigeze bagaragaza ko mu by'ukuri yaba yarabahaye amafaranga. Gusa nk'ibitangazwa n'umugore umwe muri abangaha mu by'ukuri bigaragaza ko yivuguruza ibyo yari yatangaje imbere, avuga ati mu by'ukuri niba ari umuturage witwa Twiringiyimana mu karere ka Rwamagana warishwe n'inzego z'umutekano akavuga ati ibyo turi gukorerwa ni jenoside. Ati ariko ati Imana imbabarire, ati mu by'ukuri kuba naravuze ririya jambo ati gufata jenoside ati kandi nanjye narayikorewe hanyuma nkayigereranya n'igisambo ati ibyo ntabwo byumvikana. Bigaragaza rero mu by'ukuri controversial nk'uko uyu mubyeyi yakomeje kugenda bigarukaho. Ni Cyuma Hassan rero Dieudonné werutse mu by'ukuri nawe kwitangariza ko mu by'ukuri yaragiye gufungwa ati abaturage ariko bamurengana mu Masaka nk'uko yaje kubyitangariza. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné Cyuma Hassan wa Ishema TV avuga ko ku itariki 20 Mata 2021 yaragiye gutabwa muri yombi n'abapolisi n'abasirikare
ubwo yari mu karere ka Rwamagana abaturage baho rero ngo bakamurengana mu Masaka nk'uko yabyitangarije. Ati nk'uko Cyuma yabitangarije abanyamakuru bagenzi be, yari yagiye gutara inkuru ku rupfu rwa Twiringimana Jean de Dieu wari utuye mu kagari ka Murehe umurenge wa Muyumbo, aherutse kwicwa arashwe azira kwiba igihingwa cya macadamia, umurambo rero ugatwarwa uzingiye mu shitingi. Ati masaa moya y'umugoroba ku itariki 20 Mata umunyamakuru Eric Bagiruwubusa wa Radio Ijwi ry'Amerika yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko kuri telefone yumvise Cyuma atabaza avuga ko yari mu ishyamba yagoswe n'abapolisi n'abasirikare. Ati rero nyuma ati numvaga bamwambura telefone ya kameramani we, ati twavugiranagaho. Ati masaha 2 y'ijoro Bagiruwubusa yongeye kumenyesha abamukurikira kuri urubuga ko telefone yavuganiragaho na Cyuma Hasani yasubiye ku murongo. Ngo Cyuma rero yabwiye mugenzi we ati ntabwo byoroshye papa, ati mvuye mu menyo ya rubamba. Ubu butumwa bwombi rero Eric Bagiruwubusa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter yabumenyeshaga cyangwa se yataginze inzego zirimo urw'ubugenzacyaha RIB, urw'abanyamakuru bigenzura RMC hamwe na Ministre w'ubutabera Johnson Businge, ariko nta wigeze agira icyo abuvugaho. No kuvuga ko nta reaction muri abombi bigeze bagaragaza. Umunyamakuru Ntwari John Williams wa Pax TV nawe akaba yaravuganye na Cyuma nyuma yo gucika abashinzwe umutekano, amusobanurira ko yacikishijwe n'abaturage bamunyujije mu Masaka. Abajijwe igihe abashinzwe umutekano bamumaranye yasubije ati kutumarana ntabwo mu by'ukuri byasabye umwanya munini, atari ko ahubwo byansabye umwanya munini ndi gutegura ukuntu abacika, ati kuko abaturage bamfashe bandengana mu Masaka bamisha bati ntabwo umudukuramo. Ati rero ubundi ati hari nka saa 12:10 ati nibwo nari ngisoza interview ya mbere, ati maze umuturage ngo bamaze iminsi rero basaba ko bahabwa umurambo. Yavuze ko rero abaturage ngo bari bamaze rero guhabwa umurambo wa Twiringimana Jean de Dieu. Cyuma yavuze ko ubwo yari muri iki kiganiro n'abaturage hari intasi nyinshi cyane ngo ari nazo zamuhamagariye imodoka y'igisirikare kugira ngo ize imutware. Ati nanjye ubwo rero ndeba uko mbigenza nk'uko yabitangarije bagenzi be. Iyo modoka rero mu by'ukuri yageze abasirikare bashaka kumuta muri yombi, abaturage bamwirukankana mu ishyamba no mu Masaka bamuhungisha. Ati kuko nubwo twirukankaga harimo abantu rero batwirukankagamo bambaye ibicocero aribo rero bari bari kuneka. Ati nibwo rero twahise rero tubagwamo. Ati rero ati babona abaturage bakoze ikintu kimeze nk'imyigaragambyo, bati ntabwo twabishobora. Ati barahamagarana ku matelefone, bahamagara ba boss babo, ati babonye ibintu byifashe indi ntera bati musibe amashusho. Cyuma rero ngo yanze gusiba amashusho yafashe, aba basirikare ngo baramureka, amaherezo rero ngo baramurekura ava i Rwamagana amahoro nk'uko yabivuze. Twiringimana rero akaba yarashwe ku itariki 13 Mata 2021. Umuryango we wari umaze iminsi igera kuri 7 utegereje umurambo we wari ubitse mu buruhukiro cyangwa se muri morgue y'ibitaro by'akarere ka Rwamagana nk'uko ayo makuru atugeraho yakomeza kugenda bigaragaza. Ibyo rero ibya Cyuma Hasani, akaba ari Cyuma Hasani rero wigeze no gutabwa muri yombi mu mwaka ushize 2020 mu ntangiriro zawo, bivuga ko ashinjwa kuba yafite inyandiko mpimbano ndetse no gushaka guteza umutekano muke, kurwana n'inzego zishinzwe umutekano. Aza gutabwa muri yombi ndetse agezwa no muri gereza, ariko urukiko rukaba ruherutse kumugira umwere kuri ibyo byaha byose yarakurikiranyweho. Akaba rero akisohoka muri gereza yavuze ko ashimira inzego z'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda kuko zakoze akazi kandi zigakora neza. Avuga ko rero mu by'ukuri yashimiye izi nzego. Hanyuma rero ni mbere gato yuko icyo gihe nubwo yataye muri yombi, icyo gihe byavugwaga ko yari amaze iminsi akora ibiganiro bikomeye cyane abinyuza ku muyoboro wa YouTube Ishema TV afatanyije n'Umubavu TV, abirimo rero ibyo kwibasira abanyapolitike batandukanye nk'uko byagiye bigarukaho. Bamwe rero batatinye no kuvuga yuko yaba ari byo yazize, ariko bakavuga yuko